jewe mfite imodokari ncuruza muri shike nta ikabuga nimero imwe twegeranye itaha Sonatibe nimero yindi itaha kuri 15 jewe ikabuga sinshobora kubacyura icyo nitegeko rya RURA nushyiramo umuntu mu Rwanda ntabwo ari ikibazo cya transport sisha ko babibona urumva hari bazo bibiri havuzwe utumodoka dutwara abantu mu kirere twarabuze ibyo ni ibintu bimaze nk'imyaka 100 bikora ku isi ntago innovation irenze ariko hano baracyubaka umuhanda nk'abakubaka nkuko imihanda bakaga mu myaka 100 ishize transport ntabwo igitekerezwaho ibyo bintu ntabwo byazahombye umushoramari none wahawe isoko ryo gutwara abagenzi muri Kigali umushoramari yafasha abantu bugwate ariko muri transport no muri iyo issue yose nimo poor planification ndi mu bantu wazozwe n'ikintu cyo kongeza umushahara barimo cyaranzoze kiranshyira hasi ndarambarara ku buryo imyumvire yanjye yagiye hasi kunyumvisha ko ikintu leta yashatse itagishobora ubu nari ikibazo turakibaza guverinoma muri rusange kubera ko niyo muhuzo niyo coordinator ibyo byose ndimo kuvuga haruguru inzego bwiye reka twitege igisubizo cyiza hasi ndazibwira ndinde uwo bakubwiba kureba gutya bakabase nkuriya buriya ibyo avuga ibintu nk'ibyo kandi ibyo mvuga agenda biza twongeye kubasuhuza mwebwe aho muri hose abakunda kandi mukurikira ibiganiro kuri TWISANZURE TV tuje mu mwanya w'ikiganiro turi kumwe na David Marshal. David uraho? Ndaho kandi meze neza sohuje n'abadukurikiye ngo barakwemera cyane ndabizi oyashaza abwira ko abo umwami yahaye amatara bamwe amatwi ibyo byo kunyemera bajye bemera ibyo mvuga bajye bandi ibyo muri itangazamakuru ama compliment mu itangazamakuru hari menshi ariko agenda agusha abantu abarusuferi ujya wumva ngo babakomeraga amashyi baragwa ngo barabemera agiye kunyemera nta kintu bimbwiye ntabwo mba ndahanga nisobanura ku giti cyanjye mba nahansobanura kugira ngo turebe ko icyo twamarira abadukurikira bemera rero ibyo mvuga twemeranya ni sawa aho kwemera Marshal se nkanjye uranyemera ngo bigende gute ko mu minsi ishize ministeri ifite ibikorwa remezo mu nshingano yayo yitabye Sena y'u Rwanda baganira ku bikorwa remezo bitandukanye ndetse bagera no ku kijyanye na transport. Hari bisi rero zari zaremewe mu mushyikirano mu nama y'igihugu y'umushyikirano bemeranya ko hari bisi zigiye kongerwamo kugira ngo bakemure ikibazo cya transport mu Rwanda. Biriya bisobanuro yagitanzeho minisitiri nk'umusesenguzi wabyakiriye gute? Reka nkubwire rero usuvuze ku cya transport yego iyo uvuze transport ukavuga ngo minisitiri ngo kanaka n'iki birangora jewe kuko transport irenze minisitiri even irenze na minisitiri Nsanzimana wenyine as minisitiri Nsabimana Ernest iramurenze kubera ko c'était ni kariyeri cyangwa se n'urwego sectoriel n'urwego ruza mu mujyi wa Kigali bakavuga RURA ibigenza gute reka nk'urugero rwihuse cyane kugira ngo turase ku ntego reka tuvuge ngo uriya mu minisitiri azanye bisi ariko RURA ntabwo yoroheje amategeko urumva n'amabwiriza yahaye rubanda mu bijyanye na transport ndagwengero zifatika jewe mfite imodokari ncuruza muri shike nta ikabuga urumva nimero imwe twegeranye itaha Sonatibe nimero yindi itaha kuri 15 indi nimero itaha ku murindi cyo kuri 19 jewe ikabuga sinshobora kubacyura icyo nitegeko rya RURA nushyiramo umuntu barakubwira ngo na amafaranga menshi babaca niba ari RURA kujya ku 200,000 kandi imagine uzi ko 200,000 kimwe cyakanga cy'amafaranga wowe waraguze imodoka miliyoni 2 hafi kimwe cy'icumi kandi ushobora kugenda mu muhanda nta kibazo ifite control yameze gute mu Rwanda ntabwo ari ikibazo cya transport sisha ko babibona urumva hari bazo bibiri kuba transport system imaze imyaka myinshi nyuma y'ubwigenge urumva igicungira ku modoka na moto utambwira bisi ubunini bw'imodoka ziko nshaka kugira kuko nta yende ingredient muri transport irimo muri ku Rwanda rwabona ubwigenge turacyari ku buryo busanzwe ordinaire busanzwe havuzwe utumodoka dutwara abantu mu kirere twarabuze ibyo ni ibintu bimaze nk'imyaka 100 bikora ku isi ntago innovation irenze urumva havuzwe imihanda yagenewe amabisi kugira ngo yihute muri Tanzania bazitamwendo kasi urumva zihuta ama express nabo bakimihanda bona batabitekereza nahoze mbona muri Indonesia Jakarta ukuntu babigenza ubona ko kuko bakora marane imodoka wenda zigenda ku mihanda kimwe bo ntago bakore nk'ibi bihande bibiri bakora bitatu bagashyira umurongo w'umuhondo ku cy'amabisi ukaba ubizi ko nubwo waba mumeze gute mutakaragira muri uwo muhanda ari muhanda kandi biri ku muhanda wose ariko hano baracyubaka ku muhanda nk'abakubaka kuko imihanda bakaga mu myaka 100 ishize transport ntabwo igitekerezwaho urumva rero nkavuga ngo nujya kubwira minisitiri Nsanzimana ngo uramugerekaho ibintu bya transport urabanza umbwire ngo amabwiriza ya RURA yo ni shyashya
ese reka nkubaza baravuga bati amabisi wenda ajya bayaha imihanda yihariye mu masaha runaka ntureba buriya gihe ukuntu abigenza ahubwo ya mande ya mavatiri atwara abantu ashobora kudepana nayakuraho hagati y'aya masaha nkavuga nti umuntu upakiye imodoka David ibyo bintu ntabwo byazahombye umushoramari none wahawe isoko ryo gutwara abagenzi muri Kigali umushoramari yafashe abantu bugwate ku buryo iyo abantu bahagaze ku muhanda ugahera saa moya uteza imodoka ukajya saa 3 z'ijoro aba yamufashe bugwate muri make aya bashoramari nabo bakorera muri entere z'igihugu urumva kuko ntiyabuza batwara urimo kureba kereka ari bumbwira ngo mukomeze mwipakire gutya mwipakire nk'ibishinzwe benda gutwara ntuzi handi intuzi induba urumva nimugwira nzaza kubatwara gusa njya ntega amatwi n'abashoramari muri kompanyi zabo irama abagenzi urumva ku buryo ubona imodoka ku manywa ziba ziparitse nta bagenzi bafite umwanya babonye kubatwara wane mugoroba binjizamo amafaranga ariko ibyo byose igihugu cyabiganiraho none nkakubwira ngo rero ikindi cya kabiri abanyarwanda ni nkundi na wa wundi wagutwaye uri famiye cyangwa mucuruzanya amategeko ntabwo ari statique ari dynamique wese nta kintu wamukuramo kigakavaringa n'ubukungu bw'igihugu uvuze se uti muri modoka mu byangwa dutanga bita promenade twongereho promenade and something else uvuze uti se twaje tuvuga kuri radio kavuga uti kugira ngo wemere ko wadepana umuntu hari akumugura ntago baye taxi kandi ukakubuka gakoresha hagati y'amasaha yanaye urumva hakabaho umusoro ujya mu mari ya leta kuko wagahawe wakaguze kugira ngo ujye wemererwa nawe kugira gute kugira ikintu wakora n'urugero icyo ni kimwe ikindi cya kabiri tuve ku mavatiri gushyiraho amasaha yagenwe n'ukuntu amabisi agenda agera aho igomba kugera kugira ngo abantu batangire kuba dekuraje gukoresha imodokari zabo bitabire n'izindi kwego ntabwo ziri bubicira igihe iya saa 2 y'ijiragenda iya saa 3 y'ijiragenda iya saa 4 y'ijiragenda niki bigendera ku gihe bizatuma rero nta muvundo mu muhanda utabaho kubera ko nimenya ko ngerera ku kazi ku gihe iyanjye nzayisiga ngene muri weekend cyangwa nyigurisha nshinge mu iduka kuko icya transport yamaze gukemuka urimo kureba aho hose impamvu navuze ngo ni c'est case multisectorielle imiturire ubwo ntabwo turi transport imiturire ubwayo umujyi wa Kigali n'usetinga n'igihugu cyose gasetinga ibyo bw'imiturire ukavuga uti quartier commercial na Mateo turabona ko ho hacururizwa ariko umuhima wose uturwe n'akabakene hari hakeneyemo apartment nka 50 za rutura iyo bita apartment iva nka Nyabugogo ikagera hariya kuri sizera kuri izi ntuzo kuri izi zo kuri yama induka yitambika debani ukayitambika ari byose abantu bakageza aho badekuraje gutaha kuri iyo ni politike y'imyaka myinshi ifite planning ifatika ariko muri transport no muri iyo issue yose harimo poor planification ituruka kuri he kuri ministeri ku gihugu ituruka ku ngingo nyinshi kibazo ntabwo nshaka kugiha umuntu umwe ndabishyira ku rwego rw'igihugu kuko urumva noneho rero abantu bagenda bagahugira kuri transport gutya ntibare abantu batuye bate niki kibajyana Muhanga niki kibajyana Nyagasambu baba basize iki hano bafite amaduka chic bafite everything ariko ntibafite aho kuba nk'abahinde okay mu muco w'abanyarwanda barashobora ko batanabikunda ariko babikundishwa ubuse abandi batiri batuye aho batuye bari ntibabagaza marato hababaye ikize noneho rero nkakubwira ngo for instance hari amazu bakirwa abantu bimurwa hano ari akwiye kuya standard y'imiturire rusange ntitegwe umuntu uvuye mu manegeka cyangwa se wagize gute ibintu nk'ibyo bibiza bika politike y'igihugu babara ukuntu yawakize bagakosoramo bike bakongeramo ibindi ku buryo muvuga muti for instance wowe ubatse chic cyangwa mic inzu z'ubucuruzi nenye izire 3 zo guturamo abantu bakajya bava muri etage ya 10 baza gucuruza mu ya 3 cyangwa se bakagutegeka leta ibintu byose birashoboka ikavuga ngo niba mwishyize hamwe mwakoze iby'ubucuruzi ariko mubagirwa abantu batura kandi urimo kudeshaje transport icyo ushaka kwereka kuko nawe ufite inzu kabuga zayikodesha imodoka yakoreshaga igurishe ashora imari kuko abantu bavuga ko buriya ekonomi y'igihugu yangirikira mu kugura tumodokari twinshi two kwitwaramo ugasanga umuntu asabye credit y'imodoka yo kugira ngo ifashe kumugeza mu rugo rwe rwa kure ahaba hafi kandi yagumye akongera iduka kurindi no kongera ibicuruzwa ari bajyaga i Dubai akajya muri China ariko hatari planification umuntu wese yirwariza akemura ikibazo kivyake ibintu byose birapfa bikayangara so ibi bintu rero nakubwira ngo nta planification irimo ihambaye itekereza kure n'uyu munsi nabakubwira ngo iyo vision iteye gute ubwiye wese bisi zirakemura iki udakemura imiturire no kuvuga niyo bazana nyinshi nta no abantu babyumve neza nundi bisi zirahari nyinshi ziriya bisi umuntu zabuze ni mugoroba ku manywa ziba zibyagiye utazanibeshya noneho zabuze abo zitwara ni kiyesi cyo kuvuga ngo rero banyarwandakazi
ikintu cy'umuco wo kuvuga ngo ndatahe wanjye byanze bikunze mu nzu niyubakiye nigerekeye ndagenda mu kamodoka kanje cyangwa n'ibintu nk'ibyo ngibyo uretse nyine aba badafite transport n'ibintu nk'ibyo ngibyo hari ukubihindura abantu bagatekereza bakareba bakavuga bati ntabwo tuzamera nk'Ubuganda abantu batendekana kuri moto ari barindwi ariko imodoka kitatendeka imodoka igendamo umuntu umwe cyangwa umugore n'umugabo gusa kubera iki yatwaye n'abandi bakajyamo tujye tuvugisha ukuri byatwara iki wowe kugira ngo inyungu z'abakire baguza amabisi nundi wese akiza akayinjira mufuka binjiriza igihugu none rero njye ndumva David reka twumvikane ndumva uvanze ibintu bibiri icyambere umaje kutwereka ko planification cyangwa se planning ifite ikibazo urangije unatwereka ko RURA nayo ariyo ubwo muri ibyo bibiri ikibazo gikomeye kiri nakubwiye ko ubwo na cya kigo cyo gutuza imiturire Rwanda housing ndagishyiramo nakubwiye ngo ni ikibazo kiri milite sectoriel cyangwa milite dimensionnel ntabwo nashatse kukigekaho rero ugiye kumbwira ngo inteko yavuze ngo ibaza ministre Nsabimana abantu bagafukaza kuri Nsabimana forget ararengana nka buke misere ibibazo biraho biri abashyira amabwiriza ntutwara uyu ntugire gutenza de suite ariko abushobora gusanga bari mu nshingano ze inshingano zande za minister kuko benshi bari muri ibyo bigo bireberwa niyo minister ubundi aho ngaho impamvu nawe nzukaza kumugarakaho ni kimwe ubwo rero ari nawe utumizwa muri ibyo sibyo ndaguha ingero zifatika nka zingana reka nguhe nk'urugero rumwe ni bantu ndaruguha ministre Valentina ngira ngo wo muri Menedic yaraje buriya marishari ukundeba hano ndi muntu wazonzwe n'ikintu cyo kongeza umushahara abarimu cyaranzoze kiranshyira hasi ndarambarara ku buryo imyumvire yanjye yagiye hasi kunyumvisha ko ikintu leta yashatse itagishobora ubu umbwiye ngo na leta yakubaka ikiraro gica mu kwezi kigaruka ku zuba kikagera kunduze kuri Marisa nabyemera yabishatse umva kuko bakaberuka minister akaberuka bajyaga mu nteko bavuga abarimu abandi bamukujya bajya mu nteko bavuga abarimu bakavuga ngo bongereho 2 cyangwa 3 ku mushahara w'abarimu bagahita fata kalkulatizo gakubuka imibare ikanga ukiyakira ukavuga uti ntibishoboka bose ko byashobotse igihugu cyasubiye inyuma byanyeretse ko umuyobozi cyangwa umutegetsi donc umuyobozi wa ministeri cyangwa undi muntu ufite mu nshingano ajyanye ubwenge bwe n'ubuhanga agasobanura ikintu leta y'u Rwanda yacyumva abatekinisiye bacu ntabwo basobanura ibintu neza buriya ntihabuze umuntu wo muri transport w'impuguke ufite mu nshingano ujyana power project zuko ikibazo cyakemuka kandi urabizi ntabwo ntamenye ibintu byose nyine bakira ibyo ngibyo nibagiye muri cabinet bakakira ibyo ngibyo ariko ntadome ku ngingo ariko ndemeza ko nkuriya mudamu wa Menedic yagiye akavuga ati ko ntacyo byakunda bigenze gutya byakunda twakora aha tukagira gutya birakunda hari ikibazo byateza inflation byateje mu gihugu transport rero asusingiye gukabyara ubundi igihugu kigirwa n'intwari ubu intwari zibona umuti utari nka marishani na calibre yanjye yari hangaho ku kinyamakuru gusa n'iki ariko n'abatekinisiye ba engineer jado boherejwe kuba ba ambassadeur na muri za Singapore baje bakatubwira uko wakinga n'urugamba babirwanyamo urumva hari aho nakurikiye bavuga ko hari abagira ngo za ni gare moshi zimeze nka bisi ngo ziba ku muvuduko hejuru cyane rwose urumva ku buryo ushobora gutaha icyangugu ukorera i Kigali ibyo byose birashoboka rega no mu Rwanda n'ukuntu ruteye ino panorama yo ku Rwanda ruteye bakayibyaza n'umusaruro kumbwira ngo ubona bakugitega ngo nanga bakukimisagara buze kwana no musura handi babibyaza umusaruro ubuse n'abantu bashinga amapironi yambukana amashanyarazi uvye gufata akayemuka amashanyarazi indi migozi yo hasi kagera aho twatumodoka indi hasi kagera n'iki abashaka bakaninaganika sinjya muri hari mu mafarashi umuntu yurira akagenda akago hakurya ariko shana reka nkubaza hari ibintu Afrika ifite nk'ibibazo uyu munsi tuvugana bimaze imyaka 100 bikemuwe ahandi abantu ntibagenda ariko ko de ntagenze umuntu atareba media atagira gute akabaziga ikintu gishoboka ibintu bishoboka yari yakiriye so birashoboka ibyo ngibyo amaparitoma manini cyane ahantu hacururizwa arazwi ko ashoboka mu miji RSSB yagombye kubishora bimari nko mu mujyi hari dufite hari aho njya mbona abahinde bakorera n'ubundi bo baniberaho hejuru yaburiya nibo ngo banyamujyi ngo he n'amakuru ubona hano ngo hano hahoze Radio Rwanda rya cumbiri hari nagiye kuharambagiza ngo ntabwo batabanahenze natwe Rwanda tugiye twivuga no kuba amaparitoma byananiye abantu usanga amafaranga bakodesha sije kwamamaza hano wana yakodesha inzu n'undi mu biryo n'ahandi ari hose ukitahira mu mujyi ariko hakenewe nibi nakubwiye ngo iyi case kwishinja leta cyangwa kwishije umuturage gusa uba wibeshye uje orusije urumva ni ikintu gisaba ingamba ndende kukicarira kugishyiramo ubwenge urumva no kugira initiative abantu bakagiza izo concern zimwe bakazihuza waca ku muntu urumva tongo wa umushoferi wabandi waca ku muntu umutwaro kuvura n'ababaye ntuvuye ngo naguze yanya ngo sasufi
urumva ariko twabonye ko bari guhunga ayo mande bacibwa na RURA. abo ndabuva hari umudipisi wo muri Tanzania mu minsi ishize wavuze ati ariko pandagare zinyura ku bantu bahagaze ziri mu myanya mu misoro y'abaturage. waramubonye yabahetse iyo nkuru narayemeje ati mujyemo so ntabwo mvuze ko pandagare zatwara abaturage ariko reka nkubwize ukuri iyo abantu bahuje igihugu bakitwa ko ari abapatriote urumva bakemura ikibazo mu bupatriote bwabo urumva umuntu umwe agiye ukavaringa inkuru mu rukiko rwarusha waburanishaga ibya jenoside mu Rwanda ngagiye gatwagwa n'umuofisiye mu modoka yaho muri taxi voiture ariko asanzwe amuzi ngamaze ati se ko nkuza hanga ntumbeshye utwaye taxi voiture gute twiye turangije akazi ujya gushaka amafaranga nese ko nashoje akazi mbigenze gute ngarakomeza araganira namuga ati ubuse ati nkwishyura ndinyishyura ndi mu kazi ati kandi biranadufasha kugabanya ubujura kugira gute nka majoro natwara mu bandi ariko abenshi abategetsi babagenera muri bya bimodoka bihenze cyane ibyo rero ahandi siko bikora urumva ikimodoka abari ku mibare yakavuga atafasha ryo yasase natwara V8 mwabo bagenzi n'urugero ajya muri Probox akajya so mbabarire cyane uryo ikintu kigenda singeranye u Rwanda n'ibindi bihugu ariko ndashaka kwereka no natwe nka rubanda duhawe uburenganzira n'uburyo urumva ugatwara abagenzi nyabugogo kubera ko buzuye ntwitwa inyeshyamba nakubwiye ngo nta kintu kitagira amategeko urumva amategeko nanye mavuga n'amabwiriza nuko nakubwiye ngo bishobotse kafiyo ntizabagaho bati saa 12 umuntu ongera kugenda none se mu Rwanda ko tuzi ko ikintu kivuzwe abaturage b'abanyarwanda bumvira ubuyobozi bavuze bati subutu hagati ya saa 10 z'umugoroba na saa 3 nyuma ya saa 3 tuzakora udafite ikirango cya taxi voiture uzakabona urimo kureba tujye kuri abanyarwanda noneho taxi voiture utwaye umuntu norogero wenda niba bidahanirwa byo simbiza umuntu urimo akantunshireho undi jewe nagukodesha ntunshireho undi kandi imagine ibyo umva ari leta ibyo ni imyumvire yanjye na wiri ndavuye airport ngiye mu mujyi ngiye abantu mu giporoso buzuye ngo sinshyiramo abandi batatu cyangwa simureka ngabashyiremo kandi niba nta kinyihutisha byose ni hahandi n'ubundi n'urugero ntarimo gutanga n'ubundi yabatwara abagishusha kabageza nahe hose byose abantu bagiye biyoroshya none nakubwira ngo muri iki kibazo niba ntakabije ari umwe wese aragangaraye leta imeze gukifite code n'amabwiriza yayo umuturage afite code n'imiyumvire ye iki kibazo n'ingora abahizi gishobora kumara imyaka 100 kitarakemuka muvuga amabisi hakaza ikindi mwavuga ambisi hakaza ikindi nayo amabisi ageze ku ijana y'irwaga byagiye hagati ya saa 3 z'amanywa na saa 10 za nimugoroba bazanye ndi 300 uzajya ubona bisi zibyagiye agahinda kakwica ariko hari n'abavuga ko iki kibazo giterwa nuko n'ubundi isoko rya transport ryegamiye ku bantu bamwe kuri company imwe ebyiri eshatu ariko ari rusange nkuko bishobora korohereza abantu bari ku nzira babuze bisi erega urabona nk'ukuntu mu Rwanda abantu bakunze gufatwa nk'abazunguzayi bakagira gute ibintu nk'ibyo hari aho ugera ku isi amateka turayazi bakakubwira bati mva murabona ngo abazunguzayi ntimuzagaruka muri uyu mujyi batiye ariko nibura karitsiriye ntimukarengure ya muhanda n'urugero ahandi bakabafungira n'imihanda bagacuruza bakavuga ati mujye muza kuzunguza mu kimwe mushaka zabatunga urumva funga umuhanda funga undi icyo gihe birangiye imodoka zazikita zihahanagura zibishinzwe zikahakoropa n'ikibintu nk'ibyo ngibyo ibi byose navuze ndashaka kwereka ukuntu abantu bashyize umutima ku kibazo ntigishobora kunanirana niyo transport n'ibyo nakubwiraga hagati aho ngaho urimo kuvuga ubuyobozi n'abayoborwa babiganiriyeho bakabinoza nabo bikorera ku giti cyabo urimo kuvuga urumva uvuga ko bahawe imihanda bavuga bati rero nawe uvuga ko sibuda tuvuge wenda tugiye kumwita inyeshyamba muri iyo transport ariko nk'iriya mihanda tuvuge ubwo nabajya za Cyumbati nabazajya hose ibintu nk'ibyo ngibyo urumva mfasha nubura yo kugira abana bagiye kukinyweraho tubatwara ubageze yabari yasubundi ababwira nko rubajyana n'ikibintu nk'ibyo ngibyo urumva gusa arimo ya question yavuze ngo harimo akantu kajya gatungura abantu ugasanga wenda nk'imodoka iri butware nk'abantu bajya nk'igaseke ugasanga irahira paritse yabuze abagenzi mu gihe wenda bajya iremera umurongo wazengurutse ugiye gusohoka muri gare no ku cyapa ariko hari abantu bakibaza kukiri ya modoka itegereje abantu bataraboneka itagenda ngo itware bariya bari kuri uwo murongo icyo ni igitekerezo cyiza cyane ubwo tunyengera ku ngingo nashaka kugeraho transport turayibonamo imodoka urumva ariko abakire ugiye kureba tutabeshyanye bashyizemo imodoka na shoferi transport agent bavamo rero urabizi ko muri tekinoloji z'imodoka zikoresha
no kudeviya imodoka biremewe. Nta kantu bakozaho bagahindura ibiciro bakayerekeza ahandi. Erega flexibility cyo kintu gikora. Urumva? Nubwo usanga hari no gusanga icyo kibazo gihari imodoka z'ikampani imwe. Niko abantu batubwiye twaganirije. Urumva? Ugasanga abana ari kibese ku yindi ariko ntiyakwenterevena ku yindi linye kandi nayo yayo. Ariko urabizi koko umujyi wa Kigali ubyiyemeje. Ubu se umujyi wa Kigali ushyiraho abantu bapanga abamotari, wanega gushyira abantu bapanga amamodokari mu byapa. Bagategeka imodoka kuko none se twagiye byajyaga bibaho imodoka bijya nk'inyamirambo abagenzi bashiramo kuri 40. Kandi nyuma yaho haparitse indi business isiganye banje benda kungana nayo. Urebe ku pop planning ibaho. Urumva? Bakavuga bati muve muri iyo modoka murimo mwuzuzire inyuma indikatire hafi je kuzana abantu. None shoferi arakubana nundi batwaye imodokari bitaremo n'abantu umwe afitemo babiri udafitemo babiri. Kandi imagine ngo mwese mugiye kwitera minusi kurya nyuma. Kandi byizango bagorokera hagati izindi gasubira nyuma. Hanakenewe ko en plus ya y'ibyo bikoresho yizo mini ziri mu muhanda na staff yoruganiza ibyo bintu igakora. Yaba yo RURA patrol yayihoraho urumva igakora. Yaba ayo transport agencies urumva zigakora kandi bagakorana tukazageza ku rwego n'umuntu wa KBS ashaka gutwara waroyo. Mupfa kuba mwezi ko no guha service igihugu mwese. Urumva? None se Tigo ntishyurana na MTN. Kuki KBS takwishyurana ntuze? Na RURA bakamenya ngo iyi karita wakojezeho ntuzizakura yayo n'ikindi cya RURA kabyaranje. So ibintu byose birashoboka ariko iyo twese technology iyo batarabitekerezaho kugira ngo ntibishoboka. Nubu hagiye kuza no kudakoresha SIM card. Uyibika ukoresha electronic n'urugero. Urumva? Ariko iyo step itaragerwa abantu bagira ngo ntabwo iri feasible. Aroruke ibi feasible ari abantu badashaka kwishyira mu bikorwa kandi bazi ko ubwo bwenge babitse muri bo ku mpamvu je ntamenya ngo nizi. Urumva neza? Nahise vuga ko yatwa abantu mu mujyi wa Kigali byateje ikiye kibazo. So nukuvuga ikintu nukuvuga ngo ikibazo cy'imi transport nicyo kuticarirwa n'ingeri nyinshi za kidezamarutisa urumva kandi ngo zihuza umujyi umwe ugasanga amategeko aragangaraye nanye ndagangaraye aho kugira ngo tujye ku mujyi wo gukemura ikibazo mu buryo butanga igisubizo ku muturage kubera yuko amagambo twavuga yose atagenda ngo acyura umuntu kare aje gukoresha abana etide urumva cyangwa acuruza amasaha yongere avuga ati genda hira cyose ndabona imodoka urumva icyo ushaka kuvuga burugiye kubaza nk'amazimo abantu batwara transport bagira imodoka zikora irondo nijoro ku buryo bavuga bati hari imodoka 3 zikora circulation mu mujyi imwe muri cyerekezo igenda ikemura ibibazo birimo ni example ariko no kuvuga ngo transport ya amategeko ikagendera ku masaha ntibajya banabyigana bataha yavuga ati na saa 4 z'ijoro iya saa 4 bafite ikoranabuhanga ndabona ihari ndabona igeze ahanga ndabona igeze ku Rwanda rutembere muri technology ku buryo bashaka cyose bagishyira mu bikorwa rero transport ntabwo yicariwe urumva ntabwo yicariwe iki kibazo tukibaze nde iki kibazo rero urabona cyanagarutse mu nama mushyirana iherutse kandi ni platform ihuramo n'abanyarwanda benshi urumva iki kibazo kibazwa abantu babiri ubundi hari abantu bakunze kunenga ko uretse ko abanenga ntago tubura niri vuga ministeri y'igenamigambi n'iki byose nabyo rirakenewe urumva iki kibazo turakibaza guverinoma muri rusange kubera ko niyo muhuzo niyo coordinator ibyo byose ndimo kuvuga haruguru ariko tuva kuri guverinoma turakizabaza abantu bafite initiative n'ubumenyi muri ibyo bintu niba ngo igihugu kikajya gukora ingendo shuri kure ko handi ibintu bikorwa urumva icyo kibazo turakibaza abahanga bagifitemo akazi n'uruhare bicecekeye bategereza ngo abadepite zabazana mu myaka umwe cyangwa imyaka 2 urumva igihugu n'iki cicarira kuri ku rwego rwari rwose kikagishyira muri priorite kikatega amatwi amajwi y'abaturage nabo bagatega amajwi ubuyobozi kugira ngo byoroshye aho bikenewe ikibazo kizarangira ariko zitukwamo nkuru ubuyobozi tekane bwo bafite inshingano zo koroganiza ibintu nk'ubu ngo baravuga gushyira imihanda itwara igendamo amabisi mu gihe runaka ikindi kintu nk'ibyo ngibyo iyo mihanda ko nayo yenda kubakwa kuvuga ngo bizakora mu kwa 12 nibe bitangaza benda gukora byatangiye uyu munsi ahubwo bikaza mu kwa 12 byamaze kumenyera uzi kubona hari imihanda ishobora kumara icyumweru nta modoka irawukandagiramo fata ino mihanda izanira kurayibona uce hari umurenge wa Kimihurura Remigo hepfo kumanuka n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo imihanda myiza cyane ariko ukagenda karara ku Gishushu kuva convention Gishushu kwa Rando hari ambuteyage udashobora kumenya ukuntu imeze abapolisi abafirimbi sinakubwira kandi hepfo hari imihanda uragira gutya muri bisi mu muhanda yabuze imodoka wagira gutya mu muhanda yabuze imodokari urumva rebira imihanda bakoze munsi ya Kanjepe iva za hari hahoze ibiro bya FPR kuri Cadillac wongera utambi kugeza Rwanda gese ukomeza kwa bagitwaza iriya mihanda yose irari ni imihanda myiza
u Rwanda rwubatse imihanda ku buryo bushoboka bwose, urumva ntabwo ikoreshwa muri aya masaha. Uraza kumbwira ngo iyo mbuto yaje irava kuki? Giye muturage usanzwe na polisi kabigiramo uruhare kuki itagabanya imodoka ikabereka aho banyura, n'ubundi ikabereka aho banyura, ikurikije izirimo guhita uko zingana, ikadisipacinga imodoka ari mu mihanda, abantu bakazageza bakayimenyera. Mfite VWT yanjye ntabwo yanyura Rwanda gisa, mfite ikindi kijya ntabwo byanyura hanga, mwese mugiye kugira mu muhanda umwe, wagira ngo abakire b'i Kigali baza umuhanda umwe cyangwa imihanda ibiri. So ntabwo rero nakubwira ngo, ndakubwira ko hariho part imwe ireba ubuyobozi, urumva, na part ireba rubanda. Iya gatatu nashaka kongeraho niyo ngiyo kuvuga ngo abatekinisiye bacu batumara iki, za ambasade zitumara iki, ibyo zijya gukopera naho Bruxelles bikora bite. Noneho bazahuza abayobozi mu nama zitandukanye, ni umushyikirano, ni nama y'ikindi ni Rwanda desi nakubwira, mu nama ngari zigira, ariko n'abatekinisiye ubwabo. Igihugu nikibishyiraho ingamba kizavuga ngo twadobute transport system ya Dar es Salaam, turebe ibyo byatugezaho, twadobute transport system ya Durban, turebe iyantuze Jado wihanganye, tubwire muri Singapore bakemeje ikibazo bate. Urumva nibyo nakubwiraga, wenda umwe azababwira ati abantu ba ntago bajarajara bataha n'iki bataha bakora, undi akubwira ati niba bafite imisozi bayibyaje umusaruro gutya, urumva, undi akubwira ati na Nyabarongo mubona wishyizemo amato manini igatunganywa, urumva, yajya ivana abantu ikabageza ku ruhuha, bigeze n'ubukungu. So ni byinshi cyane umuntu yavuga ko ino ngingo twatumodoka twavuzwe haruguru, kongera imihanda gusoza wenda haba hari ikindi wenda warenzaho n'icyo warenzaho, ariko inzego bwiye reka twitege igisubizo cyiza. Shase ndazibwira ndinde uwo bakureba gutya bakabase nkuriya buriya ibyo avuga ibintu nk'ibyo kandi ibyo mvuga agenda biza zaravuze twaravuze kasi nakubwira, ariko nkubwije ukuri ntabwo ndimo gusaba akazi muri cabinet, sinimo gusaba akazi muri ATD cyane ibintu nk'ibyo. Icya transport nagikemura, urumva, 0 seconde, nta n'icyumweru cyantwara, ndabanza nkareka icyo nakwita nka rigidité, urumva, abantu bakaba hambo, iyo flexibility kazamo, nkagenda nkavuga ngo hagati ya saa 10 n'igeza nimugoroba kugeza saa 2 saa 3 z'ijoro imodoka ifite umwanya nitwara umuntu, n'urugero, urumva, nkongera nkavuga ni bisi zigenda ku masaha abaturage nabo bakabimenya, ku buryo biriya byapa biri electronique biba ku ma stage biba birimo taburo yerekana bisi igiye kuza n'imbere yini imaze kugiramo abantu bangana gutya, reka ntegeze ngenda ningi waba uri no mu rugo washyira application ku buryo ubibona, ngiye gutega iyi bisi ariko igeze ku Gishushu turahurira aha ngaha, byose washoboka nabigurira ku online ku buryo isanga n'umwanya wana guguza. Ibyo byose birashoboka. Urimo kureba narangiza mu miturire nkashyiraho nyina environment ituma abantu batura hafi yaho bakorera, n'amakaritsiye commerciale n'ama office n'iki. Kera wabonaga nka Kacyiru bava mu mudugudu wa ke social, n'urugero, ni naho yari yubatse hariya, urumva ko abantu bakoraga mu office bataha muri umudugudu aba hafi, abakatangira amasaha akazi, utegeye kunira imodoka basi ngombwa ngenda n'amaguru kuko babakoreye imidugudu. Ibyo byose ni ibintu bishoboka, kandi nakubwiza ukuri ko bishyizwe mu bitekerezo, leta ikabishora amafaranga ikiha imyaka nka 20 transport yaba ari umugani, abandi baza kwiga transport mu Rwanda. Ariko niduceceka gutya n'indi event zaza ze usanga ibintu bikijagarayo n'uba ku muhanda ntacyo batekerejeho, batatekereje amagare, batatekereje iki n'iki, batatekereje indogobe, batatekereje bagenda mu kirere, batatekereje, usange turi muri ibyo ngibyo kugeza ubwo n'ubundi nuvuga transport egare moto ikinyabiziga mbega muri make, urumva. Ariko muri Israel ahantu bageze bamaziza naho gukora drone, urumva, ziciramo abantu 4 bagahita bakanda gutya ikabagurukana ikabageza ku musozi kuntuza. Narazibonye zirimo gukora ubungubu. Noneho tuvuye kuri za modoka za twamodoka tw'imigozi na drone zitwara abantu zatangiye kugerwaho. Ikidashoboka n'ikibazo dufite drone zitwara amaraso y'abarwayi, ziyatwara yageza ku bitaro, izitwara abantu zarandwa kubatwara. Washoje ikiganiro ariko turagushimiye David, urakoze cyane, tunashimiye n'abari badukurikiye. Bien sûr, naho utaha. Asante sana.